video yakomeje kugenda izenguruka ku mbuga nkoranyambaga. Muraho neza? Yego muraho. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbazwe. Meze mute? Turashima Imana. Nitwa Plaisir nkorera kuri Zaburi nshya. Nifuje ko tuganira gato niba nta rimwe umunyarwanda yagize ati utaranirwa garamye agira ngo ijuru hafi ni byose oya ahubwo utarakubitirwa mu rusengero rwa Pentecote agira ngo bose koko buzuye umwuka we wabyore mwana agara muri za 80 umubikira w'umukararisi yikoje mu cyumba cy'amasengero shabiyo muri zanguro hiryiyo abonye uko umuhanuzi aho yikoza mu bisho akagaruka maze ati yewe buryo utarakubitirwa mu rusengero rwa Pentecote agira ngo ninzu nk'izindi koko iyi ni jimu ubwonko nawe nge wumva ndi empereur kuwe twinje mu isinagogi ry'aba Pentecote ADPR ku cyicaro cy'urembo rw'umujyi wa Kigali i Nyarugenge neza mu gakinjiro imbere mu magambo asa mu mweru n'umutuku aranditse ngo umuro wa Pentecote ore waka ku gicaniro bati ntukazime na rimwe abandi bati byaye byagenze bitese ngo wari umuro ku gicano hinduka umuro waka mu mitwe y'abagabo b'amasikuti kugeza no bakwitanye ibipfunsi na zatsuki kandi baje mu nzu ya Mungu yewe niba ari iminsi ya nyuma niba ari Yesu uri hafi kugaruka burya ngo nabyo bizaho muri iyo minsi yo kugaruka kwe verisiyo ni nyinshi natwe turi jimi ubwonko ngo turyohere amatwi yawe zose naho uzisanga bamwe baragira bati umupastori yafatanye n'undi mu mashimwe ibyara amateraniro bihinduka isoko abandi batereka ntacyo mubiziyo uriya n'umushumba mushya warwanye n'uwo yarasimbuye warucigiye abandi barimo n'umuvugizi w'itorero rya ADPR mu Rwanda rwose batishwiye uriya n'umusazi nako n'umugabo bana nako ufite umuga waje mu rusengero nuko abashinzwe protocole basa n'abarange baramureka rinjira nyuma nuko bijaguye aza guhaguruka ateza akavu yewe hano hogenda gake intambara mu rusengero kandi amakofi mu rusengero rwa Mungu ubundi byaje bite dore ko byifashe iyi ni verisiyo ya mbere y'inkuru yacu ya mbere itorero rya ADPR Pentecostal Church of Rwanda ADPR Church of Rwanda our mission is to transform the lives of people in a holistic way through preaching the gospel of Jesus Christ. Turi Pentecostal Church mu Rwanda itorero ry'umwuka wera intego yacu ni uguhindura ubuzima bw'abantu mu buryo bwuzuye binyuze mu kubwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Turi ADPR n'ikimenyimenyi dukomoka muri Sweden turi abarokore kandi twe twuzura umwuka wera mu izina rya Yesu reka nabo batagira umwuka wera abakorera mu bintu bigenda gake bitarimo fire na idigiri mini digi twebwe ni fire masengesho dutwika dukongora bikagera naho biturenga tukirangiza amasikuti yacu y'amatariyano meza tugakina gukirana no guturana hasi burya ngo ntibyaro kurwana maye ngo byari imikino y'abasaza di barasetsa katubihera hanga itorero rigire gutya ritegura igiterane cy'ububyutse kizamara icyumweru cyose mwana dusenga kandi duhamagara mu ijuru ngo baduhe imbaraga z'umutima kuko iz'umubiri zo turarya byahatari n'ikimenyimenyi inda zacu zirabigaragaza amaso ntago ase reba inda sha reba abagabo barya sha reba abagabo bakoze inda uri gukora akaboko ibisinda utu n'uturango tw'ubukire cyangwa se uturango tw'amaturo ya rubanda mvugira uti na Afurika aho pastor agira inda ingana nk'ikibindi turi Afurika aho gitifa agira inda abosha urushwima rwaye turi Afurika aho abakirisitu bananutse abayoboke bakorera abayobora muri iki giterane rero ingeri zose ngo zari zitabiriye zari zihari umva se ngo nayakora yitwa Beteli yari yatumiwe kamera ngo bari baziteye byari live ngo n'abazungu bari bahari bireke mwana kabaga kuru gato rimwe umuzungu yigeze kuza ahantu ku rusengero rw'iyo ruguru muri ADPR yumvise abasenga bavugira hejuru n'imiziki myinshi maze yinjira muri urwo rusengero ngo arebe biri kubera akinjira abaraho bose bariyamira bati toka shitani baratokesha bati toka shitani umudayimoni araduteye umudayimoni aratwinjije indimi ziramanuka barazizinuwaya birakomera abashinzwe umutekano barakumira bamusubiza inyuma none nawe uravuga uyu munsi rero ni ku munsi wo gusoza igiterane cy'ububyutse cyari cyateguwe n'itorero uyu munsi wari umunsi udasanzwe wari umunsi wo kongererwa imbaraga zidasanzwe imbaraga z'umwuka wera sasa rero uyu munsi mubaje guhabwa ububyutse harimo n'umugabo umwe waje yambaye ikoti ryiza isikiyuti ry'Italiyano uyu mugabo akamusirimu cyane uyu burya rero ngo nubwo bwose yari yiyubashye yambaye nk'abanyaburaya burya ngo yararwaye mu mutwe nako afite ubumuga bwo mu mutwe uyu rero ngo kubera ukuntu yasaga nk'abagitifu y'imirenge bamwakiranye na yombi baramubwira bati injira rwose urakaza neza mu rusengero rw'Imana babakobwa beza baba bateze ibitambaro baramwakira bamwerekera bati ngwino tukwereka aho wicara bamujyana imbere hafi n'uruhimbi
umusazi yari agiye kwicara ku Ruhimbi. Biratangaje nabyo. Pero Lumumba ati muri Afurika niho honyine uzasanga umukuru w'isibo yinjira mu isinagogi bagahita bamwicaza ku ntebe z'imbere niyo yaba atazi ubwenge na buke nako ari inkandagira bitabo bagahita batangira kumusaba kugira inama agira baje gusengera aho ngaho. Oya ngo bari bamwibeshaho kuko yari umusazi pe, umusazi wambara isyuti akanafunga neza. Ibi mvuga ni iby'umuvugizi wa ADPR mu Rwanda rwose Emmanuel Ntakirutimana yivugiye ati abo bandi bashaka views barabesha kuko uyu murwayi wo mu mutwe w'umugabo waduteye mu rusengero yaduciye muri humye habeho kwibesha ko bashinzwe protocole. Uyu musajya rero nubwo yari yafunze gipasteri ngo si pasteri ahubwo ngo bigeze hagati igihe byari bikomeje gushuha nawe abazimu bakomeje kumuzamukamo ari nako bamushuhana nawe arahaguruka atangira kubaza ati bimeze bite, yumvise nta umusubiza arongera abaza ati simbyumva neza. Iyo ni verisiyo y'umusazi nk'uko umuvugizi wa ADPR abihamya. Uburyo umusazi yicajwe imbere nabyo ni inkuru yatari gibereka mwana ubusa abashumba abarwana. Oya subwo ahubwo umusazi yakwicazwa imbere gute? Umuvugizi ati uyu musazi yashatse kuzamuka kuri alitari gukora yikisa niba atarasanzwe aharira. Bireke mwana umusaza asarira ku byo asanzwe arya. Akimara kuzamuka kuri alitari rero abashinzwe umutekano bashatse kumufata aranga arabananira, nuko bashatse kumufata arabyanga ahubwo atikurwa igipfunsi muri Nyiramivumbi. Undi nawe agerageje kumufata nawe itamutikura ikindi gipfunsi cyo mu mashingo. Nuko ngo byagenze urusengero rwose rurahaguruka abantu bakwira imishwaro ari nakabandi nabo baza gukiza. Bagerageje kumutanga imbere ngo arabyaga ubwo akomeza guteza akavu. Oya uwo ni umusazi si umupasteri, uwo ni umurwe wo mu mutwe so umushumba wo mu itorero rya ADPR. Icyo gihe ngo bamufashe barenga umwe maze baramufata baramukanyaga bamujyana mu gasenge baramusengera. Shitani zari zimurimo ngo zamuvuyemo kandi ubwo yaratashe wenda ntitubizi nta wamenya. Umuvugizi ati ni muri video muraza kubona ko ari ukubita undi ahagaze undi ntacyo akora. Nibyo umwe arakubita undi ahagaze murebe neza baratikurana mwana. Video yakomeje kugenda izenguruka ku mbuga nkoranyambaga. Verisiyo yindi bivuga iki? Impinduka muri ADPR zikomeje kuvuza ubuhuha. Ngaho ngo abapastori batize ntibagikeneye. Bose basuye ko banyina nako kwisuka. Abantu bize no bakenewe ibyo ni iteko rya RGB. Hanyuma batarize ngo bari barashizweho nande na mwuka wera mwana. Ureka abanyamashuri ngo batagira umwuka wera w'Imana. Abo rero ngo bagiye ishamba nyuma yo kwirukanwa mu itorero ryabo batangiranye naryo. Umwe muri abo rero ngo wasimbujwe umwana muto wasenze akaniga amashuri neza. Uyu ngo bahuriye imbere y'Ruhimbi neza. Shitani zibazamuka bombi birabananira kwifata amaze umwe abasingira uyundi abamutikuye ikintu muri Nyiramivumbi undi nawe kwihangana biramunanira amukubita ikindi neza mu rubavu maze abari aho barahaguruka batiyewe turatewe baza gukiza. Imvururu zivuka zityo ngayo nguko. Iyo ni verisiyo ya kabiri. Iyo verisiyo se yabitewe wowe urumva abashumba barwana gutyo gusa. This is the biggest lie ever told to you. Nti ikintu cyo kinyoma kirenze ibindi waba warabeshwe ngo hari indwara zidakira barasetsa reka n'abamotari bakobye kuko ababimenye kare barabizi neza ko umunsi we na muganga gakondo uhita witandukanye n'ibitekerezo bipfuye nk'ibyo. Ese ufite inyatsi uterwa n'amashitani wabuze umugabo jama wabuze umukunzi oya ngo wowe ubukwe bupfira kuri finale ngo nta mutuzo kigira iwawe mbese nti wowe niwe mwashakanye murafakana kariya oya se ibiyo byabwenge byarakubase barakubesha ni wabaswe ahubwo nturamenya aho bikorerwa. Ntiwabuze imihango wapi ngo wowe imihango irakubabaza ngo niyo igiyemo ntikama muganga kondo agusanga aho uri hose uretse ahubwo inkoresho oya nako igitsina cyawe ni gito bikagutera ipfunwe amavangingo nta kiza oya barakuroze nawe uratuza uretse n'ibihuherano amahembe na nyabingi ubwe ntiyongera kugutinyuka. Waruzi n'ikindi gutsirika no gukongora inyatsi na karande nibyo bintu bimworohera. Ikibwa arakigarura ikirenze kandi agufasha kubona akazi. Ninde wakubeshe ko bisaba ibyamirenge ku ntenye ngo ugire amagara mazima umwijima wakuzonze diabete na amibi kuza turasoka umubiri ntigukereze. Harya ninde bahu ihutesha kuri 5G numwe rukumbi mu Rwanda kandi burya kumugana minga no gusigasira amagara yawe. Nibavuga ubuzima gakondo bushingiye ku bimera ukwiye kumva muganga gakondo ukora mu mujyi wa Musanze. Singore kandi ni meritayari ni ibyo kuburi hanze nabyo si ikibazo kuko DHL yazigiye. None se ahubwo uretse ko bakubeshe ko iyo ndwara idakira nawe ukabyemera rata umenye ko kugana muganga gakondo ari ukubaho byuzuye. Until next time. Bireke mwana ngo impinduka ziri kwa muri idini yacu dukunda ADPR nakasamutwe. Ubwo se niwumvise ko bagiye gutangira kujya bibika abapastori b'abagore nk'abangirikani kandi sha nk'abangirikani wo kwa Rutayisire na Mbanda baguye koko batishwi ntabwo twagwa nk'abangirikani twe turabanyamwuka.
Pastori zigira inshuti atishwi aho ni shitani ku Ruhimbi. Iyo ni imperuka y'idini pe. Mureke kuzana ikizira ahera h'Imana. Ndayizeye Rutagarama Eugene ngo ko bazatuzana ningwe mu rusengero ra. Uyu munsi bamwe baravuga bati tuzigira mu muro wa Pentecote tubavemo cyangwa dushinga insengero zacu. Ubwo se nubizi ko hari urusengero rwakomotse muri ADPR rwitwa umuriro wa Pentecote ngo ADPR yarazi. Oya ngo ntibagisenga nka mbere niyo mpamvu ubwo nibahame hamwe shitani abakina bagapira. ADPR irananira mu madini yose iyo mu Rwanda kugeza nabo barwanira ku Ruhimbi kandi buretse ngo nta kizira bimitse. Umva kakana ubutinganyi muri ADPR inkuru z'ibinyoma zavuzwe bigatinda mu 2023 ku itariki 20 z'ukwezi kwa 12 2023 isaa 5:31 z'igitondo witwa Muramira Rachel w'inyarwanda atite kuba ari umupagani yakojeho muri wino maze ati umuyobozi w'itorero rya ADPR Reverend Pastor Ndayizeye yavuze ku byabere mu rusengero rwa Nyarugenge nyuma yo gushinjwa gwikaza abaryamana bahuje ibitsina abazwi nk'abatinganyi. Ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwiriye amashusho n'amakuru avuga ko Reverend Ndayizeye yahaye ikaze abatinganyi tariki 14 Nzeri 2023 hashingiwe kuri video y'umunyamerika Cake Chase wagira uzinduko mu Rwanda. Cake yagaragaye mu rusengero rwa ADPR Nyarugenge mu mahugurwa y'Iyobokamana yahaberaga mu gihe cyo kuramya yegera Ruhimbi atangira kuzunguza igitambaro cy'ibara ry'umukororomya yari afite mu kirere yiziwe. Benshi bemeza ko ari ikirango ngo cy'abatinganyi. Nyuma y'uko aya mashusho akwirakwiriye uyu munyamerikakazi yaje gusobanura ibijyanye nayo. Yemeza ko umuco wabo bakoresha ibintu bitandukanye iyo baramye banahimbaza Imana yabo. Bityo kuba yarakoresheje igitambaro gifite ibara ry'umukororombya ngo ntiyari agamije kwamaza ubutinganyi. Icyo gihe ubuyobozi bwa ADPR nabwo bwaje kwemeza ko ibyabaye byabatunguye. Ngo ntabwo bari basobanukiwe aya mabara y'igitambaro cyakoreshwe n'uyu munyamerikakazi. Bityo ko ngo rwose abashinja kwamaza ubutinganyi ntaho bihuriye n'ukuri. None se nayo kuri 5G wumvise ko umuyobozi ari wa wundi Nizaye n'ukiyoboye kuko manda n'imyaka 6 kandi yimitswe 2022. Ahubwo se wumvise ko ari Nyarugenge nanone ngo amadini na shitani. Oya naya Mungu kandi Mungu siwe ninde ihurizo rikomeye ngo ADPR yarinjiriwe nikuvuze. Oya ngo nibagisenga bongera amasengesho bizashira. Iyo ni inama Rutayisire abagira ati musubire ku gicaniro nka mbere mwongere musenge Imana izabagarukaho nka kera. Ngo verisiyo wemeni yihe iyo umuvugizi cyangwa yuko ari abashumba ucyuye igihe n'uwamusimbuye bakuzanyije ntaco kadusoze dute. Imitima iradiha kwa pastori wo muri ADPR impinduka zikakaye zatangijwe. Uwo ni Ntabaresha Jean de Dieu wigiye ku itariki 19 z'ukwa mbere 2025 isaha 25 ati uganire n'upasiteri cyangwa umuvugabutumwa uyoboye itorero runaka ryo muri ADPR akwakiriza inkuru y'uburyo itorero riri gukora impinduka zo mu buyobozi ndetse bamwe bakaba bari guhagarikirwa amasezerano y'umurimo. Itorero rya ADPR riruka gufata icyemezo cyo guhagarika amasezerano y'umurimo y'abapastori n'abarimu b'amatorero yaryo yafunzwe kubera kutuzuza ibisabwa. ADPR itangaza ko icyo cyemezo cyatewe n'ikibazo cy'ubukungu cyaje muri itorero. Bizeza abakozi bahagaritswe ko mu gihe insengero bari bayobozi zafungurwa bazahita basubizwa mu kazi. Ngo ibyo bwabyo ntibyatuma barwana mwana wabyore mwana kw'inzara rimba inshuti yanjye. None se rata uretse kwa Pentecote basenga cyane abakobwa babo bakambara amajipo n'amakanzu ameze nk'ingutiya zo mu rusyo. Rata nawe urabikundira nguzakura umugeni bireke mwana nabo habayo mayibo si nk'ubwo ubwirwa n'iki kutazahuraho n'irindi bandikazi naryo ryaje kwashakira umugabo igenda gake mwana ngo bitiranya gakiza n'imirimo byahese kuri bo ngo gukizwa no kwitwara neza. Ibyo ubuntu ngo biza nyuma twabanje gukora imirimo nko kwiriza ubusa no gusura abarwayi sibyo bizima se. Erega ngo tuzamenyera ku mbuto zabo maye. Oya ariko ngo baheze inguni bagakabya baramaze niba baheze inguni bubatese bakomereza aho ntacyo bitwaye. Ariko ngo abagabo baho banywa imitobe myinshi. Oya nibyo ebyo ngo nisebanya bamwicaye ahubwo yewe ngahubwo birukanye Vestina kubera kwambara imyenda igaragaza nyashize ziconze neza nawe arabahenera ahita byicira rimwe aranasuka. Nawe wabyumvanye wa motari se abo kumuza mwana until next time.